wenda narajya kure reka mbibarize gato, nawe urabyemera yuko akabura ntikaboneke ari nyina w'umuntu? None se kubera icyo atabaye papa w'umuntu? Nta rukundo agirira we, nta nshingano amukorera zatuma rwose yitwa ko nawe yabura akabura ntikaboneke? Nahoraga nishimye nita nk'abandi bana, ababyeyi bankunda bidasanzwe kuko ari njye babonaga imbere yabo, mbese nari umuhuza w'urukundo rwabo kuko nari muto njye sinabihaga agaciro. Mama umbyara yahoraga amangayikiye, mbese yibaza ibyanjye umunsi ku munsi, aho yajyaga hose yatahaga kare ngo arebe ko basi niriwe amahoro, kuko rimwe na rimwe twabaga twicariye mu gikoni tuganira, niko guterura agira ati mwana wanjye akabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu. Nanjye ni none se mama ibyo bisobanuye iki? Nawe ati mwana wanjye simbikwifurije ariko biranashoboka, bariya bose ubona badafite ababyeyi si uko batahoranye nkawe, ahubwo igihe cyarageze Imana irabisubiza, abana babo batangira kubaho ubuzima butagira ifatizo. Gusa wowe nubona bibaye uzaba umugabo, uzige guhangana n'ibihangange, usubahe buri wese, wige gukora cyane kandi uzubaye papa wawe wakubyaye, ariko uzamenye kubana na mukaso, burya ngo nyina wundi ntaba ari nyoko. Numvise amagambo yose ambwiye ikiniga kiranyica ndaturika ndarira. Mu by'ukuri nimuncira urubanza, ntabwo nigeze ndiruzwa n'ibyo ambwiye, ahubwo ibyo yambwiraga byose intekerezo zanjye zerekerezaga kuri Bienvenue twari duturanye. Natekereza uburyo bakuze bateta, ariko bakimara kubura mama wabo bagahita babibirara kubera babuze urukundo rwa nyina. Muri njye nkibaza uko byagenda ari njye bibayeho, nkashoberwa nyine. Twamaze akanya turebana ntawe uvugisha undi, gusa mama nk'umuntu nyine mukuru yari amaze kumenya ko nageze kure mu ntekerezo, ahita ahaguruka harandaraga naho nari nicaye, amfata ku rutugu ati mwana wanjye nshobora kuba nkubwiye amagambo akubabaza, ariko ijambo nakubwira ntavuga, uzaba umugabo nanjye ni mama, urakoze ku nama umpaye nzazikurikiza, ahari wenda ibihe bizagena ibyabyo. Hashize akanya nagiye kuvoma amazi ngo nze neke, naragera mu rugo nahuye n'akana kaza amasigamana kambwira kati mama wawe ararembye. Narumiwe numvise imbanye igisaga, gusa nihaye akanyabugabo ndihuta ngeze mu rugo. Natangajwe no kubona mama nasize ari muzima yarambaye hasi, atavuga ku buryo no kureba atabonaga. Nahise nyine muruza abaturanyi bamfasha kumugeza kwa muganga. Papa we ibyo ntibyamurebaga, wibimubwira rwose wimutera isesemi, kuko we n'ubusanzwe yikundiraga kamanyinya. Mama baramuvuye arakira, gusa nyuma y'igihe gito noneho yarwaye indwara navuga yayindi bita simusiga. Yagiye kwa muganga bamubwira ko afite kanseri y'ibere, ko kandi yarangije no kumurenga. Batangiye kujya baza kumusengera, gusa ko iminsi yiyongeraga niko indwara yabaga agaterera nzembe. Mu gihe gito ibere ryaraturitse, noneho mama nibwo yari yinjiye mu buzima bw'amarira, ubuzima bw'uburibwe ubuziraherezo kuri we. Rimwe ndi iruhande rwe aho yari arwariye, yarambwiye ati nzanira amazi yo kunywa. Naragiye nanjye, icyo gihe nibwo nabaye igicucu, niyo mbimenya nkamuhakanira. Naragenda yazana, gusa sinari nzi ko arimo aransezeraho. Nkihageza amazi ngasome, natunguwe no kubona umuntu yarumye kera. Narapfukamye ndarira, ndamuhamagara aranyikorera, kumbi yari yamaze no kwigerera muri paradizo. Nihagazeho bya kingabo kubera ijambo yambwiye ngo uzaba umugabo ubundi. Nakura abaturanyi ngo bamfashe, baraje nyine turamufata paka bukeye. Twagiye kumushyingura ubundi musezeraho bwa nyuma. Twagarutse ubuzima burakomeza, natangiye gukora ibyo yambwiye. Ndavuga ni urugamba ruratangiye. Nyuma y'igihe gito
papa yazanye umugore yaje avuga ko azanyitaho ariko biheruka ubwo ntabwo mbabeshya ibyo mbabwira. Basi reka dukomeze wenda. Mukadata yambiriye mukadata yaranoteje ndabibona birandenga mperuka kwitwa umwana mama akiriho. Inama za kibyeyi narinzi ziheruka nyifite mama. Natangiye gutekereza ahazaza hanjye nkabona imbere yanjye n'urugo rurerure rwaka umuriro rushaka kumira. Sinabonaga umuvandimwe tujya inama ngo nibura aduhura agahinda nahoranaga. Gusa burya ngo uko umuntu agukanga cyane agutera gutinyuka. Narakomeje ndihangana gusa impanuro za mama nizo zari inkingi nishingikirizagaho. Nibukaga ijambo yambwiye ati nsige guhangana n'ibihangange, ahubwo nari narakamenya ibyo bihangange ibyo ari byo. Ariko nasanze na mukadata arimo. Sinahwemaga kubwira papa ibyanjye ariko ntabwo yigeze abyemera, nta nubwo yigeze hamwe umwanya, kuko papa nta nubwo yashakaga no kuma inama z'umubyeyi, ahubwo yahoraga notiza bitavugwa ati ntacyo usimarira. Ndibuka ijambo yakundaga kumbwira, yarambwiraga ati wowe rwose nushaka uve mu ishuri ujye kuragira inka zanjye ngo nsamubere umucakara ndi umwana we. Mukadata nawe ntabwo yaranyoroheye kuko yageze igihe akajya nyima n'ibyo kurya ngo nkundendeke ishuri. Ndabayeho mu buzima bw'agahinda. Ikibabaje kurusha ibindi, nari umwana muto ku buryo nta kindi nari kuba nakora. Gusa hari uwankurikiranaga ubuzima bwanjye umunsi ku munsi, wifuza nyine kuzanabara akansubiza agaciro nari narabuze. Uwo yagendaga aho ngiye hose. Sinavuganaga nawe kuko sinari muzi, numvaga nta n'umwe ushobora kubona ko ndi umuntu. Ndabyibuka rimwe mvuye kwiga nanyuze ku ruzi ndimo niga uburyo rwose nzarwinagamo nkaruhuka ibibazo by'isi. Nagiye kubona mbona umuntu aturutse mu gashya, niko kumamagara ati Muhire we. Ndashigukiye hejuru nibaza aho tuziranye, ndashoberwa. Yambwiye ko ntamumenya ariko we ko anzi bihagije. Yansabye nyine kugera mu rugo buri kimwe nkigengesera kuko natezwe imitego myinshi kandi igoye gusimbuka. Namubajije uwo ari we, ambwira ko nzamumenya igihe nikigera. Mubajije uburyo ndibujye nyine muri iyo mitego yose, ambwira ko bisaba kubanza gushishoza buri kimwe. Nubitse umutwe nitekerezaho ndavuga ni iryavuzwe riratashye. Nubuye amaso ngo mubaze uko nitwara, ndebye neza mbura iyo yerekeje. Gusa numvise nyine ijwi rirenga muri nyiramubande rigira riti ushikame bya kigabo ntacyo uzaba. Nahise nahagenda nitekerezaho, nibuka ijambo mama yambwiye ngo nsige guhangana bikanira akanyabugabo, nkavuga ni nkombe magarare ku isezerano narazwe. Gusa nyine natekerezaga uko ngana nkavuga ni ndaruhira ubusa. Uko byagenda kose sinahangana n'abantu bakuru ngo bikunde. Intekerezo zari zanjyanye ahantu. Nibuka nageze mu rugo niwambaza ngo naciye he kuko nari nahageze kare. Mu kuhagera natunguwe no gusanga abantu nazi mu rugo b'abagabo. Gusa papa we ntiyari ahari kuko yaraherutse gusohoka ajya mu gihugu cy'igituranye nyine gusura abashuti. Mukadata n'agasuzuguro kenshi ati wakibonye ikinyabupfura gike. Gusa naratunguwe mubaza impamvu atangiye anyuka inabi kandi tutanahoranye. Aho kunsubiza ahubwo yansubije umuvundereza amacanjwe mu maso ati harya ngo ni wowe ushaka kuzayobora umuryango wacu? Ati byibagirwe kuko woweho ibyawe n'ibitinda tegereza. Aka kana nwite ndabizi nta gahungu muzahangana, icyo nzi nuko utazagatsinda. Arakomeza ati ndabikubwiye byose nabwo hari igihe utagira amahirwe yo kukabona. Atangajwe n'amagambo abwiye, nubwo ntari umwana ariko numvise ashobora kuba afite umugambi wo kunyica. Nakebutse iruhande nkubitana amaso na bya bigabo mbona biri kundeba nabi bijujura. Umutima warandiye. Burya ibiri bukugirire ntabi ntabwo ushobora kubiyoberwa kuko nubwo guhunga nyine ushobora kubyibagirwa.
nahise nyine mbava iruhande nerekeza mu cyumba nararagamo. Nyimara gukingura natunguwe no kubona hashashe neza ntazi ngo ninde wansasiye. Nyibitekerezaho hinjiye umukobwa mwiza ufite uburanga ku buryo murihanganira n'ijwi ryanjye ku buryo nibajije icyamugejeje aho kikanyobera. Yahise ambaza ati kuri hano nanjye ni ahubwo si wowe wagize hano ute mu cyumba cyanjye? Nawe ati nahageze ku bwa mission gusa, mu magambo make nijye mukozi wa hano ugiye kujya nkora imirimo yo mu rugo. Arakomeza ati iki cyumba nicyo bamaye ngo njye ndaramo, naho we uzajya ujya kurara muri kariya kumba kabagamo utwana tw'ihene, ujya urara unareba ko nta bisambo biza kutwiba. Natekereje uburyo ako kazu kuzuyemo ibisyogororo, agahinda karanyuzura mba ndaturitse ndarira. Gusa uwo mukobwa natunguwe no kubona akuyemo akitandiro yari afite, arambwira ati humura kandi uceceke, ibi byose bizarangira. Namubajije uko yitwa, ambwira ko yitwa Ellen, gusa yanze kumbwira byinshi kuri we, ambwira ko igihe cyo kumenya kitaragira ko nikigera nzamumenya. Ku rundi ruhande mukadata aho yari yicaye yari yasinze bitavugwa, hamwe na bya bigabo numvise nyine bitaha bivugwa ko ngo gahunda ari gahunda, sinsobanukirwe. Nkiri muri ibyo nagiye kumva numva umuntu arankomanze, naratitiye ubwoba burandenga, ndavuga ni ibyanjye birarangiye kuko baje kunyica. Nasohotse niteguye guhangana, nashyize icyuma mu mufuka w'inyuma ngira ngo ikiri bunkoreho nitabare. Gusa natunguwe no kubona ari Bienveni, wa wundi nawe wabuze ababyeyi agahita nyine yibera ikirara. Naramubonye numva ndamwishime kuko nari natangiye guha agaciro ubuzima bwe. Burya biragoye ko umuntu aha agaciro ubuzima bwawe utarabunyuzemo. Nanjye nari natangiye kubona ko azaza hanjye ari amarira avanze n'uburara. Ndavuga ni Nahimana. Bienveni yatangiye kumbwira uburyo yari amaze iminsi muri gereza, akaba ageze iwabo agasanga abo bavukana nta n'umwe ukihabarizwa, akaba ahisemo nyine kuza gucumbikiraho nibura mu gitondo yisubirire nyine mu mujyi. Nanjye ndamwemerera ntazuyaje kuko nari namaze kubona neza agaciro k'umuntu. Twarararanye nyine muri bya bisyogororo buracya, namubwiye ibyanjye nawe angira inama y'uko twakijyanira mu mujyi Kigali gushakayo ubuzima nkava impande ya mukadata ataranyica. Nanjye ntumvaga ibyo ambwira ari byo, ariko ndavuga ni nzahangana nawe kama mbaya paka nyine. Bwarakiye mu musezero, Bienveni afata urugendo asubira i Kigali, nanjye nsigara notezwa bitabaho. Ibiryo mukadata yari yarategetse aho umukobwa Ellen ngo azajya ngaburira ni ibijumba n'ibivuzo. Gusa Ellen nawe ntibyari kumushobokera kabima, ahubwo yararuraga akanzanira, mbese akabikora mbere y'abandi ngo batabibona. Ishuri ryo nari narariretse kera kuko ntibyari kunkundira gukomeza kwiga kandi ndi no guhigwa. Rimwe bigeze nijoro mukadata ari kwitakishwa cyane ngo ararembye kandi ashaka amazi. Twagiye kureba mu kibindi aho tuyasuka, natunguwe no kubona nta na duke turimo kubera induru ya mukadata. Nafashe injerekani niruka nekereza ku iriba kuzana amazi. Nageze mu nzira mpura n'umuntu ahagaze nyine, mu maso he hasaga umweru uboshye wisize ivu. Nashatse gusubira inyuma ariko numva arambwiye ati ntugire ikibazo, komeza uzujye imbere, njye hano kuba ndi muri iyi nzira mbere yo kukurwanirira. Naragiye mugeraho mubaza uwari wambwira ko igihe kitaragira. Narakomeje nyine njya kuzana amazi byihuse, gusa umutima ntabwo wari uri hamwe. Wa muntu nyine mu kugaruka sinigeze mubona, ahubwo nigiye imbere nkubitana n'abagabo batatu bariye karungu bakimbona bati ngwisha. Umwe ntakuzuyaza yaniye icumu mpita nitaza ku bw'amahirwe n'iryamfata. Nakubise injerekani hasi nsubira inyuma niruka, nabo banyirukaho bidasanzwe. Gusa kuko nari muto kandi nzi kwiruka, narebye inyuma mbona nabasize ariko bafite intego yo kunyirukaho paka banyishe. Nageze imbere mu gashyamba gahari, mbamuye na wa muntu yanyeretse aho nihishe, ubundi wakomeza yigira imbere ngaze kubayobya bamiteho. Koko yarabikoze, ababwira ko duhuriye imbere kure. Ntabwo sinababwira uburyo yabikoze, nabo si ukwiruka, si ibyo wababwiraga bimazeyo rwose, amaguru bayabangira igata.
hamaze akanya numva ijwi risa n'iryo wa muntu rirambwira riti imuka ugende wurire igiti uraremo kuko usubiye mu rugo umugambi uhari n'uwo kukwica. Narabyubahirije rwose, gusa agahinda, imbeho, inzara byari byose ku buryo numvaga ubuzima bunshika mbireba. Ntibwatinze gucya nzamuka nihuta ngeze mu rugo numva mukadata ari guseka narira. Muri njye numvise ubwoba bunyishe, nshaka gusubira inyuma niruka ngataza kumenya ko ndaho nyine, kuko numvaga ibyo ari byo byose biri kuba ashobora kuba bifitemo uruhare. Uko byagenda kose nyine byari kuvuga ati ndagukize, sinshaka kumenya iyo bagutsinze, nihagira n'abavuga ko bakubonye tuzagushyingura mu cyubahiro. Nasubiye inyuma nandara, nirinda gusubira aho mvuye ngo ntaza guhura n'ababisha bakamuhura. Nerekeje munsi y'urugo mvuna agasheke ndarya, dore ko n'inzara yari yose. Numvishe n'agatosi kaje mpita nirambika mu muferege wari uri aho ndasinzira. Aho nari ndyamye natangiye kurota, nangira kubona mama tuganira. Yakomeje kumpa inama za kibyeyi, gusa nabonaga amarira yamubanye igisaga, nanjye nangira kurizwa n'ibyo mbona. Nubwo twavuganaga nabonaga ari kure yanjye ku buryo no kumukoraho nagerageje kuba nabikora biranga, gerageza no gutera ijwi hejuru ngo mwegere, byose biranga. Nkiri muri ibyo mbona igitero cy'abantu benshi kinsatira ngo kinyice. Nagerageje gutabazwa, ijwi ryanga gusohoka, ngerageza kwiruka nabwo amaguru yanga kuva hasi. Abanyirukagaho kuko nabonaga bafite intwaro nyinshi ndetse bafite n'imbwa. Nagerageje kurambarara hasi nibura ngo njye nkururuka ndebe ko mbacika, byo biremera ariko nyine bibi by'ubusa. Sinzi ukuntu nasubije amaso inyuma mbona imbwa zingiye kumfata amaguru. Inyuma nyine hari umugabo ufite inkota ibengerana. Natangiye gusenga nsezera ku isi y'abazima, nzi ko birangiye. Icyambabazaga kurusha ibindi nuko nabonaga mama nyitegereza ubudahumbya arira gusa. Nahise nyine nihangamo imbaraga nyinshi ngo mpangane n'abo barwanyi, nera hejuru n'urusaku rwinshi, ndapfuye we. Nkivuga gutyo nashigukiye hejuru mu gihe nyiranga gusa ngo ndebe ko ntacyo nabaye. Nahise menya ko burya byari inzozi nari ndimo ndota. Nahise niruhutsa nangira gusubiza umutima mu gitereko. Gusa nyiri muri ibyo nakebutse iruhande mbona Ellen amagaze iruhande amumuriza. Namubajije icyamubwiye aho ndi, ambwira ko igihe cyose atayoberwa aho ndi, ahubwo yanga kwica mission ye igihe kitaragira. Yahise arambika igikapu hasi, akuramo agasorori karimo ibijumba aramereza, akuramo n'amata aramereza, ndasomesha. Yamfashe ku rutugu aramumuriza, ambwira ko rwose nzaba iruhande kandi ko ntacyo nzaba. Ibyo byose yarabivugaga njye nkabona ari nk'inzozi, kuko nabonaga nta gihe mfite ku isi. Nisoza kurya nsabye kuvaho nkajya ahandi nyine, nkashaka ahantu mungira kure aho batari bumbone bagahita bamaramo umwuka. Nagize ibyishimo bivanze n'agahinda mbonye umukobwa uburyo anyitayeho kandi njye nta nyiturano. Narahagurutse ndagenda, nawe asubira imuhira, dore ko byose yabikoraga mu ibanga. Njye nakomeje kurungurutana ngana y'ishyamba, gusa ntaze kujya kure cyane y'igituro cya mama. Impamvu nta yindi, kwari ukugira ngo ningira agahinda njye ngenda ndire ndi kumva ya mama, kandi byaramfashaga cyane kuko byangabanyirizaga umubabaro natewe no kubura mama wambyaye. Naragiye nibera mu ishyamba, nangira kwibera umuhigi w'udukwavu n'utundi tunyamaswa, mbese nabyo nibyo navuga byanungaga. Inyamaswa z'inkazi zari zaremeye ku buryo nirirwaga nikinira nazo zikishima rwose. Nageze aho ndazikunda, nazo zirankunda kugeza ubwo natangiye kuziha agaciro kurusha abantu, kuko zo zaniraga ibyishimo nigeze mbonera ku bantu. Nyirishyamba rero yaje kurisura, yatunguwe no kumbona nikina nyine n'inyamaswa yatinyaga kwegera. Yaranyegereye ambaza icyaniye kuba mu ishyamba. Sinzi uburyo nababwira.
yarabimbajije nyine ambaza n'amayeri nkoresha kugira ngo inyamaswa nisindye. Namubwiye bike nyine kuko ibyanjye byari birebire, agahinda karamwishe ndabibona. Yansabye kumubera umwana dore ko yambwiwe ko nta n'umwana yari afite w'umukobwa. Muri hangana yambwiye ko yari afite umwana w'umukobwa, umudamu nyine yamusingiye akiri muto. Ubwo haza abagizi ba nabi nabo baramwivugana. Yakomeje ambwira ko uwo mukobwa yagiye avuga ko agiye ku rugamba rwo kurwanirira badafite kirengera, kugeza ubu n'ubu akaba yaramubuze. Akomeza ambwira ko amuheruka. Ubwo tugaruke imihira aho mvuka, papa yamaze igihe ataratahuka. Yasanze mukadata yarabyaye umuhungu. Barishimye bishira kera kuko bari barabonye uwo navuga ngo azabazungura. Papa yatangiye kukubaza mukadata aho imfura ye Muhire n'abamerereye. Uwo mukadata yatangiye gusuka amarira, atangira kumubwira uburyo batewe n'abagizi ba nabi bakantwara. Akomeza amubwira ati Muhire n'umwana nakundaga bitavugwa, nahoraga nifuza ko yamba iruhande igihe adahari. Numvaga ntange nta buzima mfite, gusa naramubuze. Ariko amakuru numvise nuko abamubonye bwa nyuma bamubonye ku kiyaga, ariko ga niba yararohamye simbizi kuko n'umurambo twarawushatse turawuheba. Papa yarababaye, gusa kubera nyine hashize igihe nta kindi yari gukora uretse gutuza. Gusa aho ndi najyaga nitekerezaho nkibuka wa mungano uvuga uti akabura nikaboneke ni nyina w'umuntu. Iyo papa aza kungirira urukundo nkurwa rwose, numva ko ntari kwigira nca no mu muriro umeze gutya. Muri hangana uburyo rwose natangiye story, nangera ukuntu biba byandenzerega guys, nkagira hagati nkavugishwa ivi na ivi. Gusa reka twikomereze twigarukiraho. Narindi kuri wa musaza twarabanye bishira kera, anyubakira inzu nziza nk'umwana we. Icyari gisigaye ni ukumwereka umukazana kuko yaramwifuzaga. ari ku manywa twaricaye nyine twirire umutsima w'amasaka nyine. Umusaza ambwira amateka y'iby'ingoma ya Gihanga. Nagiye kumva ntumva umuntu arakomanze, nashidukiye hejuru nkeka ko ahari nyine bamenya aho ndi baje kunyica. Gusa nihaye akanyabugabo nishyiramo ko ngiye guhangana nabo, dore ko nari maze kuba umusore w'inkorokoro. Naragenda kingura nkubitana n'uwo muntu amaso, naratunguwe nawe nyine bibuko. Twaratumbiranye byatari ubudatuza, dusa nyine n'abaguye mu kantu. Ngiye kubona mbona aratiti yasusumira atera hejuru mu ijwi rigira riti Muhire, mbabarire kubw'urugamba nagiye kurwana, nubwo rwose rutararangira ariko narinje kureba niba ugitera agatima. Narumiwe, numva biranshanze, nkibaza niba yaraza aho ndi. Niko kumubaza ni none se wari uzi ko ndi hano? Nawe ati cyane rwose, sinakubwiye ko ntagira amahoro naza aho uri kandi umutekano wawe mukurikirana umunsi ku munsi? Ntiwaba iwacu ngo mbiyoberwe karihuri. Guys, nanjye numva biranyobeye, ngira ubwoba ngira ngo ndi kurota. Nibaza uburyo iwabo haba hameze gutyo, yarangiza akajya kuba umukozi wo mu rugo biranyobera. Ariko nibuka ko uwo musaza yambwiye ko yabyaye umwana umwe w'ikinege, yarangiza akamubura akaba atazi iyo yerekeje. Numvishe ibibazo bimbanye byinshi, nkibaza niba ari byo koko bikanyobera. Tukiri muri ibyo umusaza ati Muhire mwana wanjye, ko watinze byakugendekeye bite? Nanjye ni papa sinkubeshye pe. Namariwe. Umusaza ati habaye iki se? Nanjye ni igira hano ndebere niba ibyo numva ari ukuri. Umusaza yaraje ahasa nk'utarwiyambisa ati bimeze bite se? Hagikubita amaso Aline, mbona umusaza ati hejuru ati mwana wanjye we, igira hano mobere. Barafatanye barahoberana. Aline arira cyane ati papa mbabarira papa. Uwo musaza nawe ati niki cyatumye unabigeza aha mwana wanjye kandi uzi ko uri ikirenge cyanjye? Nawe ati ntuzi ko nari narakubwiye ko ngiye ku rugamba? Nawe ati none se kugarutse rurarangiye? Aline ati ntirurarangira, gusa nibyoroshye ariko rugiye kurangira. Guys, nahise
nemera neza kuwo ari wa mukobwa umusaza yavugaga yabuze, nibaza uko biraza kugenda nyuma yo kumenya uko se yamaye imitungo. Twarinjiye mu nzu turicara dukomeza kwirira umutsima tunaganira. Wa musaza atangira gusobanurira Aline uburyo yamaye imitungo atamugishije inama. Icyanangaje ni ukuntu Aline yasekanye ibyishimo ati papa warakoze cyane ku bwanjye, ahubwo byose mba nabimuhaye iyo nza kubigirira uburenganzira. Naratunguwe nibaza icyo Aline nshakaho ndakiyoberwa. Twigarukira imuhira ku ivuko, wenda benshi bari bahakumbuye. Papa ntibyatinze nyine yavuye mu mahanga aratahuka, asanga umugore we yabyaye umuhungu afite n'ibyishimo byinshi ko yabonye nyine asigara hari umutware. Papa yarishimye ariko akomeza abaza cyane aho Muhire yagiye. Umugore nawe yakomeje kumutsembera rwose, amubwira ko Muhire ashobora kuba yaraniyahuye koko. Amakuru nyine yaherukaga kera, nyine baba baramubwiye ko byarangiye, byabaye aho bagira umwana wenyine ntibongera no kubyara. Umwana arakuragira mu myaka 5 niko Muhire yari yaribagiranye. Rimwe uwo mwana wabo ajya gukina n'abandi bana. Wa mwana nyine yagiye ku ruhande rw'abaturanyi, nyine ku rugo rwabo abana bakina bisanzwe. Yahise rwose yirenga uruhave, yageze hasi byarangiye. Abana bagiye guhuruza ababyeyi baza amasigamana, barahageze ntibagira icyo baramira bitewe n'uko umwana yari yashizemo umwuka. Nta kindi cyakurikiyeho uretse kumushyingura, ubuzima bwe burangiriraho. Twigarukire kwa Aline, yaragiye yibera ku musaza yanyitagaho nyine bidasanzwe. Mwibuke ko njye nibiraga mu nzu nari narabakiwe na papa Aline. Rimwe mu gitondo mbona ari njye nyine yaje, nyine yakenyeye isume kandi nijye nari ndyamye. Naramukinguriye arinjira, namubajije ikimugenza, ambwira ko hari ibyo ashaka kumbwira kandi byihutirwa. Naramwemereye ngo ambwire gusa kubera ko namwubahaga bikomeye nka mushiki wanjye. Gusa natunguwe n'ijambo yahise ambwira, ngiye kumva numva aravuze ati ubuse mbakomereze. Story yaryoshye guys, story yaryoshye. Gusa duheruka nyine Aline asanga Muhire mu cyumba cye yambaye sume. Gusa uko byarangiye reka tubikomeze. Naramwubahaga bidasanzwe kuko namufataga nka mushiki wanjye. Gusa nagiye kumva numva aravuze ati Muhire mfashe unkandi hano mu mugongo, meze nabi, ndi kubabara cyane kandi sinabona uko mikanda, na papa sinamwemerera. Urabona ko rwose maze gukura. Narabibonaga pe, nta kundi byagenda kuko nta n'undi muntu w'igitsina gore wari uri mu rugo ngo abashe kuba yamufasha. Guys, yansabye nyine kumushyuhiriza utuzi tukabukazuyazi, nkazana n'amavuta y'inka ubundi nkamumasa. Namusizaho ahita ajya nyine kwirambika ku buriri bwanjye. Nanjye nagiye gushyushya amazi byihuse, amazi atari yafata umuriro neza. Nagiye kumva numva Aline nyine aratase cyane ati Muhire we ndapfuye. Nahise rwose ndaha amazi mu gikombe ngo simbuke muramire. Nagezeyo nungurwa no kubona Aline atitira nk'uwishwe n'imbeho. Namusabye kuba nahamagara papa we, aranyangira ngo nimukirire vuba ahubwo ndi gutinda kandi arimo yumva birushaho kumurya. Naramwegereye ndamumasa, yubamye nyine ageze ahambwira ko biri kuza no mu gatuza. Yahise nyine yubamuka naho musigira amavuta, mbona uko musigira nawe yiruhusa. Ntagiye kubona mbona kwihisume. Gusa nkimusubiza harambwira ati ese ko kiri kwanga, mubwira ko nyine byaneze ikibazo nanjye kandi mwubaha cyane. Gusa nubwo navugaga ibyo nanjye numvaga rwose ndimo mpinduka nazi iyo biturutse. Aha, tugaruke mu rugo iwacu. Ababyeyi nyuma nyine yo kubura abana bose batangiye gushwana bya hato na hato. Bashatse kongera kubyara biranga, batangira gusubiranamo. Papa yageze igihe ajya yiyahuza inzoga agataje kuryama. Gusa mukadata nawe yatangiye kuzenguruka imihana ajya mu bapfumu ngo bamuhe urubyaro kuko byari byaranze. Icyo bose bahurisagaho no kumurya imitungo. Gusa papa yatangiye kwibaza
aho imyaka yera n'imitungo avuka buri munsi aho bijya bikamuyobera. Gusa icyamubabazaga ni uburyo yabuze imfura ye ku bw'amaherere akaba yarahebye. Nubwo byari bimeze gutyo byanze gucika intege, yumva ko imfura y'ikiriho yigira inama yo gutanga amatangazo ahantu hatandukanye ngo uzamubonera muhira azamuhemba bishimishije. Umugore we nawe yatangiye kwicuza bya nyirarubeshwa, avuga ko yabuze muhire, ko nyine amubonye yamutonesha. Ibyo yabivugaga ari ukugira ngo nyine namenya ahari azahite rwose abifatirana ananyice. Papa agahinda yari afite n'uburyo yabuze imfura ye ku bw'amaherere, akaba yarahebye ibye, akaba agiye nyine no kuzabisigira rubanda, maze akibagirana nta n'urubuto asize nk'umuntu rwose uzajya abona urwo rubuto akamwibuka. Twigarukire mu mazu aho nari ndi kumwe na Aline njya mbere y'ibamba. Nagiye kubona mbona Aline aransimbukiye, aramubeye, harangundiriye. Uko yakamfashe ni nako isume yaguye hasi, numvishe muri njye bibaye ibindi. Twamaze akanya tutavuga, numva Aline arambwiye ati ariko muhire, kuki uwo mwana koko ubu ukaba nta n'ikintu uribwira koko? Uratekereza iki? Hari ibyo kurya hano n'iki kibura? Ese kuba nararaga ijoro mu mashyamba nkuburira ngo ababisha batakwirenza, utekereza ko nari nkwiye kuba naryama? Arongera ati ikindi umenye ko abanzi bakigushakisha, ubu se baje kukwica nta n'urwibutso rw'urubuto rugukomoka usize, ntiwapfa n'agahinda. Ibyo yabivugaga nyine narira asefura cyane. Yamaze kubimbwira nanjye mbitekerezaho, gusa numvishe bindenze kuko nari narabitekerezaho gufata umwanzuro nk'uwo uburuga. Ikindi sinari nagaterese n'umukobwa n'umwe ngo menye uko bigenda. Twararebanye mu maso, mbona nyine azamuye umutwe duhuje agahanga. Twashidutse twese turi gusomana dusa n'abagize muri paradizo. Tukiri muri ibyo hari uwakumanze, nahise nsimbukira hejuru. Ntekereza nyine ko ari babagizi ba nabi. Nabanje kwambara ndakenyera, mbese nk'ugiye ku rugamba, bitewe nuko nari nakinze urugi rwo muri salo nitwaje inkota. Ndagenda ku bw'amahirwe nsanga nawinjiye. Nahise nyinga n'imbaraga nyinshi, kumbi uwari hanze ni Papa Aline. Numva arambwiye ati ese mwana wanjye kukingaho kuza ngo nkumve icyo mushakira? Naratunguwe, niko kumusubiza ni ese ni mwebwe? Papa we rwose ati munyihanganire, nari nzi ko banteye babagizi ba nabi. Umusaza nawe ati ntago ari byo, gusa yarumiwe nibwo kumbwira ati erega mwana wanjye, nubwo icyagukanze gitabinura ariko niyo baza ntibakumenya. Icyambere waje uri umwana, none hari bwana haje ubwanwa, ntibakumenya ntukagira ikibazo rero, kandi benshi bazi ko uri n'uwanjye. Numvise amumurije, ndavuga ni Imana ishimwe. Umusaza yansabye kubwira Aline kuba twamusanga mu gikari ubundi akagira icyo atubwira. Naragiye nyine mbwira Aline ko papa we adukeneye. Yahise ahaguruka atavuga nyine, ubona ubabaye cyane. Aragenda nyine ajya kwambara, nanjye nahise nyarukira nyine munsi y'urugo kuzana ubwatsi bw'inka kugira ngo tuze kuganira na musaza nta kirogoya rwose. Gusa namanutse nibaza ibyo umusaza agiye kumbwira kandi atarabimbwiye turi kumwe. Ako kanya numva ngize amatsiko, naragiye rwose nuhira ubwari ku mukingo hejuru y'inzira. Gusa ndi kwahira naciye kubona mbona abantu babiri bambaye ibikoti birebire barahagaze baranyitegereje. Nanjye ndabareba mpita mbirengagiza nkaho nababonye. Gusa natunguye kumva umwe muri bo avuze ati ngaho aba bantu se bite byabo? Uyu musaza se nirihe banga ahishiye aba bana? Aline na Muhire se bo bizarangira bite? Aba babyeyi ba Muhire se bo amaherezo yabo ni ayahe? Reka twikomereze. Mwari mugize ngirarangiye kandi oya rwose niyemeje kuzajya mbahereza story ndende kandi yose ikativa mu nzira. Natunguwe no kumva rwose umwe muri bo avuze ati yewe uriya muntu uzikasa na Muhire.
nahise nshigukira hejuru, umutima uradiha, niko kwijijisha nanjye ndababaza ni Muhire wahe? Nabo bati Muhire wo kwa Petero. Narababwiye ati ntimushobora kuba mwibeshye se, kuko nanjye nari Muhire kandi n'uwo Petero nkaba muzi. Nababajije uburyo baziranye n'uwo Muhire, mbabaza nuko bitwa. Umwe barambwiye ati ubundi njye nitwa Bienveni. Muhire rero twarakuranye, yari inshuti yanjye, gusa bitewe n'ubuzima bubi twanyuranyemo nagiye kwibera mu mujyi. Ubwo tuburana, ubwo Muhire sinongeye kumuca iryera. Akimbwira gutyo numvise ibyishimo bindenze, numva ndanatunguye cyane kuba umuntu twabanye twiga primary akaba mbonye atanyibuka. Nahise manuka njya kubasuhuza, mbagezeho twarahoberanye biratinda, mbese twari dufite ubwuzu. Nitegereza Bienveni mu maso, nkabona yarahindutse cyane kuko yari afite ubwanwa bwinshi kandi bwiza bwa favore. Ntiwareba yambaye neza, uboshye rwose, akora muri banke. Namubajije ibanga yakoresheje ngo agere kuri urwo rwego. Yatangiye ambwira ati Muhire inshuti yanjye, sinajyaho ngo nkubeshye pe, burya icyo uzaba ntaho kijya, byanze bikunze ukigeraho, nubwo hari igihe kigera ukabura inzira rimwe y'ahazaza hawe. Arakomeza ati burya nkimara kubura mama, abana twese tuvukana uzi ko twahise nyine twibera mayibobo. Itabi nyine nararinyweye bihagije, ubuzima bubi bwose narabubonye, gusa nagezaho mbaye mukuru ku buryo natanga imbaraga zanjye ubundi nkabona ikinunga. Nagiye gusaba akazi k'ubuzamu, nkajya ndinda igipangu cy'umuzungu. Rimwe umuzungu yarabyutse ati byari mu gitondo cya kare, agiye mu mahanga. Yafunguye urugi, agakapu karimo miliyoni 10 z'amafaranga y'u Rwanda kagwa hasi. Ntibyabimenya bitewe n'uko yari afite amafaranga menshi cyane. Yamaze kugenda nanjye ndakabika ngo naza nyine akabaza nzahite nyine nkamuha. Kubw'amahirwe nta kintu yambajije. Nanjye ubwo icyo nahise nkora ni ugupanga umushinga nabyazamo nyine ayo mafaranga. Nahise nyine nshingamo salo ikomeye isukirwamo imisatsi ndetse n'ibindi abagore nyine bakunda. Salo yaragutse, ntangira gukora umushinga wo kujya nubaka amazu yakuzura nkayagurisha, bimwe nyine nkagura n'ibindi. Nza kuba rwiyemezamirimo ukomeye rwose, ngira n'ibiro byanjye biri ku Ruyenzi. Ni nayo mpamvu ubonye nyine muri izi nce nashakaga amazu yo kugura. Uyu turi kumwe rero ni umushoramari wanjye. Narumiwe, gusa numva biranshimishije cyane. Natekereje uburyo ntari muzi kera, namubwiye ibyanjye ambwira ko nawe rwose azamba hafi. Twasezeranye, arakomeza, nanjye njya mu rugo cyane ubwatsi nyine nagiye nishimye, ariko mfite ikibazo ko papa ari buze kunonganya. Bidatinze nagezeyo, ntiyagira icyo ambwira, ahubwo yarasetse ambwira ko yari yahangayitse atekereza ko nagize ikibazo, gusa kuba mageze ati rwose ni amahoro, ibyo birahagije. Twigarukire kwa papa n'umugore we. Umugore we yakomeje gushwana na papa kugeza igihe yigira inama yo kumushakira inzaratsi. Yarabikoze, gusa ntibyamuhire kuko aho yagiye bamuha agapfunyika karimo amababa, ubwoya n'utunyamaswa duto ngo azaza bishyire ku musego wa papa. Ubwo papa naryama ubwenge buzagende bucurame gake gake paka rwose amwitegekeye uko ashaka. Umudamu yarabikoze, papa akirambika akaba avuyumva rwose umusego wabaye munini. Yarwanyirije nyine mu kugabanya, yatunguwe no kugwa ku gapfunyika nyine kameze gutyo. Nyine ndiko guhamagara wa mugore ngo asobanure iby'icyo kintu. Nyiramugore nawe aho gusobanura yihutiye nyine kumushikuza ngo ajye kuba yabinaga muri toilet. Icyabaye nuko bafatanye, umwe gundi hasi hejuru, baragondagurana rubura gica. Hari nako rwose bavuza induru. Abaturanyi barahuruye, barabakiza, barabunga, ariko wa mugabo ategeka kuba batwika ibyo bintu. Barabitwitse ubundi bakomeza ubuzima. Tugaruke kwa Ellen. Umusaza nyine yatujyanye mu gikari, yari yanze ko rwose byaza kutuvuna, ariko tubwira ibyo atubwira. Yafashe agacuma asuka mu rukizo, ubundi aramereza. Yahise nyine asukira na Ellen, turanywa turizihirwa. Haciye akanya numva aratiruye ati ariko bana ba, ubundi mwe muri mu biki ngo munyereke, murabura iki ngo munyereka kuzukuru koko?
ubu mwabuze aho mushimana ngo mukorere ibirori koko, ubu mushaka ko nzave kuri iyi si nta birori byanyu nashye. Niko kunyitegereza ati muhire habura iki? Naramurebye numva isoni ziranyishe, mu gutegereza amaso kuri Aline nawe mbona isoni ni zose. Niko gusubiza umusaza ni mubyeyi rwose sindafata umwanzuro wo gushinga urugo pe. Umusaza ati none se gufata umwanzuro bisaba iki? Nanjye ni nimara kubona uwo tuzarushingana zafata umwanzuro. Nkivuga gutyo Aline yaraturitse ararira cyane, nahise mwigira ndamuhoza. Umusaza bibonye agwa mu kantu, niko kumbaza ati ariko rero menya hari ibanga mu misha. Niko Aline arize ati bitewe n'iki? Nanjye ni ntabyo nzi. Umusaza wa Aline kimuteye kurira. Aline n'agahinda kenshi ati ni muhire papa. Umusaza yahise arakara cyane ati muhire mwana wanjye, wamugize ute cyangwa wamuteye inda ukaba ushaka kumwihakana? Guys, nararumiwe ndabatumbira gusa nyiri muri ibyo mbona umusaza yeguye inkoni yari afite ati niko sha wowe nkubaze aho kunsubiza unumbirire. Nahise nyine nsimbukira inkoni yarankubise niyamfata. Kuva ku kanya nahise ngenda sinongera kugaruka. Yarankurikiye arambwira ati nguhaye umunsi umwe gusa wowe wambwiye amahanga ufitanye n'umukobwa wanjye, bitabaye ibyo ndakunyanga ibyanjye bibe uko byakabaye. Naragiye ninjira mu nzu ndakinga, ndangije ndaryama nitekerezaho. Natekereza ukuntu ari nanyeneye cyane, natekereza ukuntu umusaza yamfashije none mu gahe gato akaba agize uburakari buteye ubwoba ku buryo yananyaga akaba yatwara ibyo yamaye. Nekereza ukuntu mukadata atanyoroheye. Niko kuvuga ni ibyanjye ni inzira ndende. Nararyamye birangira nsinziriye. Tugaruka imuhira mukadata we yabonye iby'inzara zibyanze yubura ingeso y'uburaya ngo papa nabibona azabura kwihangana ubundi yake gatanya bagabana imitungo buri wese nyina bukwe. Rimwe kabaye ngo papa yifiriye gufata kamwe ageze mu rugo asanga umutamu n'ikigabo bibereye mu buriri rwose nta nkomyi biryoheye. Wa muntu rwose yahise yiruka induru ziravuga, mbese noneho biba bibi kurushaho. Umusaza yaragiye abonaho baraho uwinjiye mu kumukubita amaso wa mugore asubira inyuma ariruka nyine bamwirutse arabasiga. Niko kubabwira ati mumbabarire muhire we. Barumiwe nyine bahita bibaza icyo muhire yabasiranyeho n'uwo mugore. Baragarutse bafasha wa musaza kwita ku mubyeyi wari umeze nabi, bamuhaye urukiza rwuzuye umuti urura nyine bitavugwa. Baramuhereza umugabo aragotomera. Hashize akanya ati nukuri njyewe nari mpfuye gusa. Akimara kuvuga gutyo hakurikiyeho kuruhuka bidasanzwe. Yararutse ku buryo nta kintu cyasigaye mu nda. Bamuryamishije ahantu amara amasaha abiri igihe yari yicuye. Yaje rwose avuga ati uriya mugore nta kindi nakora uretse nyine kumuca iwanjye, naho ubundi ntazashiduka. Njyewe mu kugera hanze ahita nyine akubitana na muhire. Barahoberanye. Umwe ati ndarota, cyangwa muhire ati oya papa ntabwo wibeshye ni njyewe. Papa ati mwana wa naragushakishije ntako nagize, nanga amatangaza ahantu hose ndaheba kugeza nubwo misemo kujya niyahuza inzoga ngo wenda abarizo zizanyicira. Muhire ati papa nta kundi byagombaga kugenda, sinari kuza ngo nigaragaze kuri mukadata kandi yaramfitiye umujinya w'umuranduranzuzi. Burya nanjye nagiye mu ishyamba ahubwo wumve ko ariho nagiye gushaka ubuzima. Niyo mpamvu rero ntaze kugaruka mu rugo kuko nari nizeye umutekano wanjye. Gusa baca umugani ngo abadapfuye ntibabura kubonana. Ubu nibyo abadapfuye barabonanye kandi burya ibyishimo ndakeka aribwo bigiye kwiyongera kurusha na mbere. Papa niko kumbwira ati ubu se bishoboka bite koko? None se mwana wa ubu turi butahane? Muhire ati ntibyakunda papa. Ati kubera iki se? Muhire ati ubu tuvugana mfite umugore, mbese mfite umuryango mwiza kandi unkunda. Urukundo naburiye kubambyaye naruboneye kuba mfitiye umutima wa kimuntu gusa. Usanze nyine turi gutegura ubukwe vuba aha turabereka ibyiza. Papa we ati none se mwana wa waje ibyo byiza nkabibategurira nanjye nibura umuryango ukama agaciro ko nabyaye. Muhire ati ndabyumva gusa ubu tuvugana sinafata icyemezo njyenyine. Barasaba nyine kuba
twakicara tukabiganiraho. Papa wa Muhire yarumiwe gusa noneho biba byamutera kwishima muri hangana. Hari ukuntu iyi nkuru isa nkaho itarutsemo ibintu byinshi, gusa ikiza wenda biraza kugera ku musozo byumvikanye. Muratubabarira rwose. Tugaruke kuri Mukadata. Yaragiye ageze mu rugo kubera ikimwaro cy'ibyo yakoze, yikingiranye mu nzu budasohoka kubera nta kundi yari kubigenza. Yirirwaga arira umunsi ukira yibaza icyo umugabo we azaza akamusobanurira akakibura. Yatangiye kwigira inama yo kugurisha ibye agatoroka mu gihe umugabo we yaba atarazi. Yarabipanze hanoza umugambi. Umunsi nyine bari kuza kumwishyuriraho yari yateguye kubona amafaranga atubutse. Igitangaje nuko yashatse impapuro zose akazibura, bikamusaba gutekereza ikindi umugabo we rwose azagarukiraho nyine, cyangwa se kizakurikira nyuma y'ubwo bugome bwo gutekereza ibitabapfu nk'ibyo. Tugaruke kwa Line. Papa wa Line niko kwigira ku irembo yatangajwe no kubona umurwayi yakijije afitanye ibiganiro byinshi na Muhire. Niko kumubaza ati nakomeje kubona muhuje ibiganiro, nibaza icyo mufana kiranyobera. Muhire niko kubwira Papa Line byose. Yarishimye bitavugwa. Ako kanya nyine ahita abaga isekurume atumiza n'akarwa rwose barizihirwa. Mbega ibyishimo ku muryango byari byose. Bapanze ikirori ikitaraganya, bapanga uko bazanagikora iwabo kavukire, ndavuga wa Muhire. Muhire yashatse kubyanga ariko ageze arabyemera kuko bari bamubwiye ko hari ibanga rikomeye papa waba azamubwira. Papa wa Muhire yaratashye ageze mu rugo yirinze kongera kurya ibiryo by'umugore. Umunsi warageze Papa Muhire abwira umugore we rwose afite abashyitsi b'imena, amusaba nyine kwambara neza. Umunsi warageze imiryango irikusanya, abantu baranywa karahava. Papa wa Muhire na Line baricaye gusa. Warebaga Muhire na papa we ukabona nyine ibyishimo barabifite. Papa wa Muhire yarahagurutse afata ijambo avuga iby'uwo mwana we yamugabiye ibye byose. Icyababaje yasorejeho nuko yavuze iby'umugore we, amubwira rwose ko amwanzi izuba rinava. Abantu bose baguye mu kantu, abasubiza ko ari wo mwanzuro yafashe, nta kundi byari kugenda. Umugore yarirukanywe. Ubundi Muhire yongera kwita umwana mu rugo. Wa mugore byamwanze mu nda ahita ajya kwiyahura kuko nta yandi mahitamo yari afite. Umugabo nyine asigara wenyine, atyo agira umuryango wishimye nk'uko yabyifuje. Muhire yongera kujya agira iwabo nta nkomyi, arabyara imiryango ibana neza. Abasaza babona abuzukuru, ubuzima burakomeza. Haciye iminsi Muhire yatangiye kujya yibuka impanuro za mama we yamutekerezagaho, kumva nta kindi yamukorera uretse rwose kujya amwibuka. Muhire yafashe indabo ahireza abana n'umugore we ari n'ubundi bajya gushyira nyine ku gituro cya nyina. Yagezeyo afatwa n'ikinigararira cyane. Abana n'umugore we baramufata baramuhumuriza bamubwira bati humura n'ikisimera. Yaracecetse maze amaze gutuza niko kwigira abana bati bana banjye, inkeka ko ari ubwa mbere mumbonye ntira. Nk'ibijya bimbaho gusa mujye muzirikana ko akabura nikaboneka ari nyina w'umuntu. Mama wanyu mujye mumukunda cyane igihe mukimufite, kuko nimumubura nta wundi muzabona umeze nka we. Muhire yafashe urugendo aratajya gukomeza ibyishimo n'umuryango we mu rugo. Nanjye nkababwira nti ngayo nguko murihanganira rwose akigice cyaburiyemo hagati. Ariko nanjye byambabaje kuba rwose tutamenye ngo byaje kurangira gute hagati ya Muhire na Line. Ni gute bahisemo kubana, ariko mu kurangira tubonye ko bagize umuryango wishimye kandi wisihiwe. Nk'ibisanzwe, niba wakunze iyi nkuru n'izindi nkuru tubagezaho umunsi ku wundi, ni ukuri tanga igitekerezo, subscribe n'inyunganizi, ibyo byose biza ku bikorwa tubagenera umunsi ku wundi. Reka nkwibarize, ese koko igisubizo cyanjye na n'ubu uracyakibuka? Akabona nikaboneke ni nyina w'umuntu. None se kubera iki bavuga bati nta kabura nikaboneke ngo kabise w'umuntu? Papa wacu nta ruhare bagira? Reka tubashimire kuko nabo bagira uruhare mu mibereho yacu, nubwo rimwe na rimwe kutirirwana natwe bibatira rwose kutamenya ngo twiriwe gute habari zacu. Gusa iyi ni inkuru nyine bigira ngo itwigishe ubuzima, tureke kubaho twikubira. Njyewe nibaza impamvu ba mukasi b'abantu bakunda kuba babi, nubwo atari bose. Erega hari nubwo abana baberewe ba mukase bashobora kuba babi, bitwara nabi.
ariko rwose aho navuye nkagira sinabona mukase w'umuntu wabaye mwiza. Ibyo mbizi muri filime nabwo biba byanditse. Ngayo nguko yari Kayitesi Issa wabagejejeho iyi nkuru. Guys, turabashimiye muri inshuti z'ubwenge. Iyi naguka mu bitekerezo ni 07866779 watwandikira WhatsApp, waduhamagara rwose tukaganira inyunganizi iyo ari yo yose ushaka twayikugezaho rwose. Ubuhamya ushaka wabutanga bukavamo inkuru, ushaka nawe waduha inkuru tukayinyuza hano, ubundi tukarushaho rwose kunezerwa. Ciao ciao, ndabakunda kandi cyane.